Ntekereza ko ntaba ngiye kure y'ukuri mvuze ko benshi mu bakanze kuri iyi video tugorwa no gusoma Bibiliya Isezerano rya Kera, bitewe n'uko harimo inkuru nyinshi ndetse hakabamo n'ibintu byinshi bigoye kubyumva. Ibyo bigatuma rimwe na rimwe n'ubutumwa nyirizina rishaka kuduhereza tutabasha kubwumva. Ariko se wabyakira gute nkubwiye ko hari uburyo wakoresha guhera uyu munsi isezerano rya kera rikajya rikuryohera? Wakibaza ngo ubwo buryo ni ubuhe? Nshimiye ko ubibajije. Ngiye kukwereka uburyo bune isezerano rya kera ryanditsemo mu ncamake, ku buryo ubutaha igihe cyose uzajya usoma isezerano rya kera uzajya urisoma rikoroheye, ndetse ubutumwa nyirizina isezerano rya kera riba riri kuguha uzajya ubutahura igihe cyose uri gusoma isezerano rya kera, ndetse n'igitabo cyose uzajya usoma cyo mu isezerano rya kera. Nta gutinda rero, nyemerera tubyinjiremo, aho ngiye kwifashisha uburyo bw'inyandiko kugira ngo tubashe kubitahura. Nk'uko nabikubwiye, Bibiliya Isezerano rya Kera igabanyijemo ibice bine by'ingenzi ukeneye gusobanukirwa kugira ngo igihe cyose usomye Bibiliya Isezerano rya Kera utazajya utakara cyangwa se ntubashe gutahura icyo umwanditsi yashakaga kukubwira. Ibyo bice bine ni ibihe? Igice cya mbere kigize Bibiliya Isezerano rya Kera ni icyitwa The Foundation. The Foundation ni ukuvuga ni nk'urufatiro. Ibi bitabo by'urufatiro biri mu isezerano rya kera ni ibihe? Cyangwa se iyi fondasiyo ya Bibiliya Isezerano rya Kera ni iyihe? Cyangwa se na Bibiliya muri rusange? Ni ibyitwa Tora. Tora ni ukuvuga ibitabo bitanu bibanza muri Bibiliya. Ni ukuvuga itangiriro kugera mu gutegeka kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere kigize Bibiliya Isezerano rya Kera ni igice cyitwa The Foundation cyangwa se urufatiro, aho harimo ibitabo bigize Tora cyangwa se ibitabo bitanu byanditswe na Mose. Impamvu rero ibi bitabo byitwa The Foundation, icya mbere ni uko niho tubona kuremwa kw'isi ndetse n'impamvu Imana yaremye umuntu. Icya kabiri, niho hambere tubona Imana itanga isezerano ryayo. Nyuma y'uko Adamu na Eva bari bamaze kurya ku giti Imana yababujije, Imana yarababwiye ati nubwo muhushije intego y'icyo nabaremeye, ariko mu rubyaro rwawe wowe Eva hazavamo umuntu uzamena agahanga k'iyi nzoka. Iryo ni ryo sezerano rya mbere Imana yatanze, ari nacyo bakunda kwita The Messianic Prophecy. Ni ukuvuga ngo aha niho hantu hambere Imana yasezeranyije abantu bo mu isezerano rya kera yuko izabahereza umucunguzi uzakemura ikibazo Adamu na Eva bagize gute bateje. Uretse n'ibyo kandi, no mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 15 tubona nanone Mose yongera kwibutsa Abisiraheli rya sezerano Imana yabahaye, aho yababwiye ati muri mwebwe Abisiraheli hazavamo undi muhanuzi umeze nkanjye, ariko aba ari we muzumvira cyangwa se muzamwumvire. Nanone ubona ko Mose yari ari kugaruka kuri rya sezerano Imana yahaye Adamu na Eva, ibabwira ko mu rubyaro rwabo hazavamo umucunguzi uzakosora ibyo bangije. Iyo tuvuye muri icyo gice cya mbere, tugira ikindi gice cya kabiri cyitwa The Historical Books. The Historical Books ni ukuva mu gitabo cya Yosuwa kugeza mu gitabo cya Esiteri. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iyi The Foundation cyangwa se ibitabo bitanu bibanza muri Bibiliya hakurikiraho ibyitwa The Historical Books. Ni ukuvuga ngo iyi The Historical Books tuba tugiye kujya muri Narratives of the Nation cyangwa se Narratives z'igihugu cya Israel. Aha rero tuba dutangiye kureba noneho amateka y'akantu ku kandi, uhereye kuri Yosuwa ugenda ubona uburyo abayobozi bagiye bahinduranya
bakageraho bakananirwa, Imana igashyiraho aba judges cyangwa se abacamanza, nabo bakagenda bananirwa, kugeza aho Abisirayeli bageze bakavuga ati no, twe dushaka kuba nk'ayandi mahanga, bakisabira umwami. Icyo gihe tuba twageze mu gitabo cya Samuel. Uko niko Samuel yabahitiyemo umwami witwa Sawuli. Sawuli abayobora nabi, ibintu birazamba. Nyuma yaho Imana iza kwihitiramo undi mwami witwa Dawidi. Uwo Dawidi rero Imana nayo yongeye kumwibutsa rya sezerano yababwiye kuva mu itangiriro. Ibyo tubibona mu gitabo cya kabiri cya Samuel, ibice 7 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Aho tubona ari igihe Dawidi yashatse kubakira Imana urusengero. Imana yavuga ati oya, ibyo bintu byihorera, ahubwo njyewe ndagusezeranya ko mu rubyaro rwawe hazavamo umwami uzanyubakira inzu njyewe nshaka, kandi ubwami bw'uwo buzahoraho iteka ryose. Iryo ni isezerano nanone ridatandukanye n'iry'Imana yari yatangiye kubabwira muri Genesis cyangwa se guhera mu itangiriro. Ikindi gice tugira mu isezerano rya kera ni icyitwa Poetics and Wisdom Books. Ni ukuvuga ngo muri ibi bitabo duhera ku gitabo cya Yobu kugera ku gitabo cy'indirimbo za Salomo. Ni ukuvuga ngo guhera mu gitabo cya Yobu kugera mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, ujye uba witeze ko ni igitabo cyanditse mu buryo bujimije, mu buryo bwa gisizi, mu buryo bwa gihanzi, mu buryo umwanditsi avuga ikintu kimwe hari ikindi kintu ashaka kugira gute kuvuga. Ibyo no mu muco nyarwanda birasanzwe. Uzajya ubona hari nk'ahantu nk'abanyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Uretse gato, iyo umuntu akubwiye ngo igiti kigororwa kikiri gito, aba agamije kukwigisha iby'amashyamba. I don't think so. Ahubwo aba akoresheje igiti hari ikindi kintu ashaka kugira gute kukubwira. Ibi bitabo rero niko byanditse, ni Poetics and Wisdom. Ni ibitabo tugenda tubona byanditse mu buryo bw'ubusizi. Hanyuma dore ikibazo cy'ibi bitabo, abantu benshi iyo babigezemo bagira ngo ni ibitabo nyine by'ubusizi, cyangwa se bakagira ni ibitabo by'imitoma gusa, cyangwa se ni ibitabo by'amasengesho gusa. Ntibatahure ko muri ibi bitabo n'ubundi baba bari gusubiramo rya sezerano Imana yabasezeranyije ko hazaza umucunguzi uzakosora ibyo Adamu na Eva bangije, bigatuma isi yose by'umwihariko ubwoko bwa Isiraheli barakomeje kugenda bisanga mu bizazane. Nibyo uzagenda ubona guhera mu gitabo cya Yobu gukomeza, wagera muri Zaburi ukagenda ubonamo uburyo bagenda basobanura uwo muntu uburyo azaza ameze. Wagera mu ndirimbo za Salomo ho bikaba ibindi. Abantu benshi iyo bagisoma igitabo cy'indirimbo za Salomo bajya ni ibintu byo gutomora gusa, ntibamenye ko bari kugerageza gusobanura umubano uwo mucunguzi azaba afitanye n'abo azaba aje gucungura. Sinzi niba iki kintu abantu bajya babisoma babitahura, ariko uko byanditse mu buryo bujimije, mu buryo bwa gihanzi, mu buryo bwa gisizi, abantu benshi ntabwo bajya babitahura. Ariko nanone baba bari gusubiramo rya sezerano n'ubundi Imana yabasezeranyije kuva mu itangiriro. Ikindi gice tugira kigize isezerano rya kera ni igice cyitwa Prophecy. Iki gice cya Prophecy ni uguhera muri Yesaya kugeza muri Malaki. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibitabo bya prophecy cyangwa se by'ubuhanuzi. Noneho ahangaha banditse bari gusobanura cyangwa se bari guhanura wa muntu Imana yabasezeranyije kuva mu itangiriro, bari gusobanura uburyo azaba ameze, ikizaba kimuzanye, uburyo azabikoramo, ibizamubaho muri urwo rugendo, ndetse bakanasobanura n'ubwiza buzakurikira icyo gikorwa azaba aje gukora. Ahangaha uzagenda ubibona cyane cyane mu gitabo cya Yesaya nk'umuhanuzi mukuru, agenda asobanura neza akantu ku kandi uwo mucunguzi, uburyo azaba ameze, ikizaba kimuzanye, ibintu bizamubaho, mbese abitomora neza akantu ku kandi.
n'abandi bakagenda bamwunganira, ba Yeremiya, ba Zekariya, ba Zefaniya, gukomeza abahanuzi bose kugera kuri Malaki. Ndetse n'ubwo abantu benshi bazi ko ubuhanuzi cyangwa se isezerano rya kera rirangirira kuri Malaki, ariko tubona n'umuntu witwa Yohana, ubwo tuba twinjiye muri Matayo cyangwa se ibyo abantu bita isezerano rishya. Tubona Yohana aza akavuga ngo dore nguyu ntama w'Imana. Ubundi mu yandi magambo, Yohana niwe muhanuzi wa nyuma. Yohana niwe muhanuzi wa nyuma, kuko we noneho ntiyamuhanuye nk'uri kuvuga ngo azaza, we yamuhanuye nk'uri kuvuga ngo dore nguyu noneho yahageze. Iyi prophecy rero ugenda ubona ko baba bari gusobanura wa muntu Imana yabasezeranije kuva mu itangiriro kari we uzaba aje. Mu yandi magambo, sinzi niba uri kubona ko isezerano rya kera rivuga inkuru imwe. Uhereye mu itangiriro hari umuntu Imana yabasezeranyije ko azaza gukosora ibyo Adamu na Eva bangije. Wagera muri historical books ukabona ko Imana iri kugenda ibibutsa rya sezerano. Wagera muri poetics, ibitabo by'ubusizi, ukabona ko abo basizi bari kugenda basobanura wa muntu n'ubundi. Wagera no muri prophecy ukabona ko wa muntu n'ubundi bari kugenda bamuhanura. Ese waba uri kubona ko isezerano rya kera rivuga inkuru imwe? Sinzi niba hari umuntu ushobora guhita avuga ngo uwo muntu ni uwuhe. Wenda bibaye atari ikibazo cyo kwibaraguza, reka nkumara amatsiko. Uwo muntu ni Yesu Kristo. Uyu muntu baba bari guhanura kuva mu itangiriro, Imana ibibabwira ko hazaza umuntu ukemura ikibazo bangije, bakagenda n'abahanuzi babikomeza babivugaho. Uwo muntu yari Yesu Kristo. Mu yandi magambo, isezerano rya kera ryose rigenda rihanura Yesu Kristo kugeza igihe agereye mu isi. Yohana niwe muhanuzi wa nyuma wavuze ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu yandi magambo, Yesu Kristo niwe gakiza kaba kari kuvugwa mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu uzabona hari nk'inkuru iri muri Bibiliya igihe Yesu Kristo yari amaze kuzuka, ariko atariyereka abantu benshi. Hariho abagabo bari kugenda baganira, bahura na Yesu Kristo ariko batamenye ko ari we. Niko gutangira kumubwira ati rero ntabwo ubizi, muri aka gace habayeho umugabo yakoraga ibitangaza, yari umuntu mwiza, ariko haciyemo igihe baramwica, baramubamba ndetse baramuhamba. Ariko igitangaje, hariho inkuru ziri kuvuga ko uwo muntu bagiye kumushaka mu gituro bakamubura. Yesu Kristo aravuga ati ariko mwaba bapfu. None se ntabwo mwari mwarabibwiwe ko azapfa agahambwa ndetse ku munsi wa gatatu akazuka? Bibiliya tubwira ngo ahera mu byanditswe byose, uhereye muri Mose ukajya mu bahanuzi, abasobanurira ibyanditswe kuri we. Mu yandi magambo, yari kuvuga ngo uhereye kuri Mose, ni ukuvuga ibitabo bya Tora cyangwa se ibitabo bitanu bibanza. Yesu Kristo aravuga ngo uhereye mu bitabo bya mbere mufite muri Bibiliya kugeza mu buhanuzi, prophecy, ati byose agenda basobanurira ibyanditswe kuri we. Mu yandi magambo, isezerano rya kera nubwo wabonamo ibintu byinshi rimwe na rimwe bikanagucanga, baba bari gusobanura Yesu Kristo. Nujya usoma Bibiliya yawe ntumubonemo, si uko atarimo, ahubwo nuko wenda wahuye n'imyandikire ikugoye kuyisobanukira. Kugira ngo icyo kibazo cyo gusobanukirwa imyandikire ya Bibiliya kitazajya kikugora, kanda kuri iyi video usobanukirwe imyandikire ya Bibiliya, hanyuma tubonane muri iyo video.